neza nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro cy'umugoroba. Nitwa Bizimana Adrien. Tuzaye tubana amasaha y'umugoroba dusangire ijambo ry'Imana, dukore meditation umugoroba. Murakoze cyane, reka dutangire dusenga. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye ko watugiriye neza, ineza yawe ntabwo irondoreka. Tugushimiye ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Tugushimiye umwuka wera waduhaye, tugushimiye impano y'urukundo waduhaye. Turakunezerewe Uwiteka, kandi tugushimiye ko twabyutse turi amahoro, tukiva turi amahoro. Byose ni ineza yawe. Tukweretse rero umwanya tugiye gusangira ijambo ryawe. Usuka umwuka wawe hagati muri twebwe, kandi uza kumva ijambo anezezwe naryo kandi rimufashe, kugira ngo uzaza gutwara itorero ryawe twese tuzagaragara imbere yawe dukiranuka kandi twejejwe ku bwa Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen. Nishimiye rero kubana namwe muri uyu mugoroba, muri meditation y'umugoroba. Ndizera ko mwagize akazi keza, mwagize umurimo mwiza. Munyemere rero dusangire ijambo yifuza ko dusangira ni ijambo riri muri Zaburi ya 34. Turaza gusoma umurongo umwe kugira ngo tuwusigarane cyangwa se ube umwanya mwiza wo kuwutekerezaho. Tuharire umwanya munini igihe cyo kuwutekerezaho. Zaburi 34 umurongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'ino Zaburi uravuga ngo Zaburi ni ya Dawidi ubwo yisarishirizaga imbere ya Abimeleki akamwirukana akagenda. Umurongo wa 15 uravuga ngo uva mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Amen. Reka subiremo nanone. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Amen. Iri jambo ry'Imana nifuza ko dusangira mu mugoroba. Iri jambo nifuje ko turiganira. Ijambo rikomeye kuko riravuga amahoro. Turaza kuganira amahoro nk'abakristo mu nshingano za gikristo. Turaza kuganira amahoro nk'abakristo, tuvuga ngo kuki twebwe abakristo Imana cyangwa se Kristo Yesu adusaba kugira amahoro no gutanga amahoro no kuyakurikira kugira ngo tuyatunge. Kuki amahoro? Amahoro ntabwo turi buyavuge dusobanura amahoro nk'ay'isi, kuko Kristo muribuka muri Yohana 14 yababwiye ngo mbahaye amahoro, mugire amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ariko si mbaha amahoro y'isi. Icyo kintu cyatumye nibaza ngo ese amahoro ya Kristo Yesu ntabwo ari ay'isi? Avuze ngo mbahaye amahoro, ariko si nyaba nk'uko ab'isi babigenza, ahubwo mbahaye amahoro. Ayo mahoro Kristo Yesu avuga niki? Mu ijambo ry'igiheburayo rivuga shalom, cyangwa se urege muri translation cyangwa se mu ndimi zindi tukakoresha nk'ikinyarwanda ivuga amahoro cyangwa se peace. Ariko mu rurimi rwabo, ururimi rw'igiheburayo shalom byari birengeje kugira amahoro y'isi. Kuko tuvuze amahoro y'isi, abenshi ahitazamo kumva ko ahantu nta ntambara ihari cyangwa se abantu nta mbunda, kuvuga ngo hariho silence y'imbunda. Shalom byari birengeje ibyo. Hari harimo ko abantu bafite amahoro yo mu mutima, hariho yuko abantu bateye imbere, hariho yuko abantu bafite imibereho myiza, hariho yuko hari iterambere cyangwa se ubuzima buzira umuze. Ibyo byose iyo basuzumye bakaba ngo shalom, kwari ukwifuriza ibyo bintu byose. Harimo package irengeje iyo twakuye tuvuze peace, amahoro aya ngaya dusanzwe tuzi. Uyu munsi Kristo adusaba kugira amahoro, adusaba kuba abatanga amahoro, ababibyi b'amahoro. Mu ijambo ry'uno mugoroba ndifuza ko dutekereza eske cyangwa se mbese turi ababibyi b'amahoro aho dutuye, turabibyi b'amahoro ku kazi,
turabijya b'amahoro aho tugenda, aho tumara umwanya munini. Abenshi bamara umwanya munini ku kazi, abenshi bamara umwanya munini wenda mu modoka, tuvuge nk'abashoferi. Aho hantu mara umwanya munini, uri umubigi w'amahoro, uri umwubatsi w'amahoro, urayashaka ukayaharanira ukayakurikira kugeza uyabonye. Ikibazo nifuza ko twese twibaza muri uyu mugoroba. Reka noneho tuvuga bahurira ahantu hahurira abantu benshi, tuvuge nko ku masitade, mvuge mu mashuri, mvuge kuri hopitali, magaraje, amasoko. Ndibaza aho hantu ukubonye abona uri umubibyi w'amahoro, uko uvuga, kugenda, ko wakira abantu bakugana. Wowe yo wigenzuwe, ndifuza ko uyu munsi twireba aho kureba abandi. Kenshi usanga tuvuga amahoro tureba abayatubuza, kugira ngo twebwe tureba twebwe niba ari abo tuyabuze. Ndifuza ko muri meditation y'uno mugoroba twibaza ngo ese njyewe nta ruhare na rutoya naba mfite mu kubuza abandi bantu amahoro? Ese ndayaharanira? Mu muryango benshi twubatse ingo, mu muryango abana turimo turababibamo amahoro. Abantu Imana duhaye kubana nabo, hari abakozi, umudamu afite umugabo, afite umudamu. Abo bantu bose turi ababigi b'amahoro, turabubatsi b'amahoro. Kristo Yesu nicyo adusaba. Ariko muri no Zaburi ya Dawidi naho yarabivuga, umurongo rero wa 35 nako igice cya 34, umurongo waho wa 15 uva mu byaha. Shaka kuvuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro abanzizwa no kureka icyaha, amahoro abanzizwa no gutera iyo ntambwe, kuvuga ngo uva mu byaha. Cya kabiri, ujye ukora ibyiza. Iyi ni ikintu gikomeye. Iyi principe tuyigize y'ubuzima bwacu bwa buri munsi, twaba ababibyi b'amahoro. Ujye ukora ibyiza uko dushobojwe kose, tujye dushaka uko twakora ibyiza. Imana yacu tugirire neza cyane, imiryango yacu, aho tujye. Ndifuza ko iyi bintego dufite abo tuyobora, dufite natwe abatuyobora, mureke dushaka ibyiza, tubishakira abatuyobora, tunabishakira abo tuyobora. Aho uzawe mutera intambwe iyo kubiba amahoro no kuba umubasi w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ku murongo we tuvuga ngo ujye ushaka amahoro uyakurikire. Umwanditsi wo mu kinyejana cya 12 bita Spinoza, ni umufilozofe mu kinyejana cya 12, yigeze avuga ngo amahoro arengeje kuba ahantu hatari intambara. Nawe yabivuzeho, aravuga ngo amahoro arengeje icyo, ahubwo ni ubupfura. Ijambo ubupfura munyemere nditinde. Mureke tugire ubupfura bwo kubaka amahoro, mureke tugire ubupfura bwo kuba icyitegererezo, gukora ibyiza, tubikurikire kandi tubitoze abana, tubitoze abo tuyobora, tubitoze aho tugenda. Buri muntu wese ubwo bupfura abwimakaze. Aravuga ngo rero uyakurikire kandi uyatunge. Imana ishimwe. Numvaga nsoza nabwira aho ino Zaburi ya Dawidi yavuye. Ushaka kubireba neza, kuko umutwe uravuga ngo yisarishiriza imbere ya Abimeleki. Ubundi Dawidi wabireba neza muri Samweli wa mbere, tumva ari Samweli wa mbere igice cyawo cya 21. Yarimo ahunga Sawuli ajya guhungira i Gati. Ajye guhungira i Gati bisa nko guhungira ubwanyu mu kigunda. Umwami w'Igati ashaka kumufata, arisarisha, ariko ikintu cyabimuteye kwari kugira ngo abibe amahoro. Yari afite uburyo bwinshi bwo kuba yarwanya Sawuli, ariko yemera kwicisha bugufi akanamuhunga. Uyu munsi mureke ibyatubuza amahoro tubihunge, kugira ngo tube nyambi mu kubaka amahoro. Imana yacu ishimwe. Mugire ijoro ryiza, umugoroba mwiza, kandi tumaze dutekereze uko twabubatsi b'amahoro. Amen. Reka dusenge. Ndagushimira Imana nziza ko ugira neza, tugushimira ijambo ryawe uduhaye, ubane natwe muri uno mugoroba, kandi ukomeze uduhe kuba nyambere, kuba icyitegererezo cy'abizera mu kubaka amahoro. Ubwa Yesu Kristo umwami wacu.